utengushye nyoko mu buryo udashobora gusobanukirwa kandi n'ibyo uri gukora ntabwo bizi. Nyoko yakurwaniye imyaka n'imyaniko, uzi ibyo yanyuzemo, uzi n'ibyo yakoze, ariko ntangajwe n'amagambo yawe. Erega ibyo yaba yarakoze byose njye ntabwo mfite umutima nk'uwanyu, ntabwo izo mbaraga nzifite. Nakubwiye ngo iri kosa ukoze uzarinda ubaye umukecuru uzabyicuza. Wa mwana we iyi si bisaba guhagarara ugashikama. Iyo ubaye mwiza cyane urasuzuma. Njyewe ntabwo numva impamvu Mama Kanyana mu murwanya. Ese waba utekereza kumenya icyo Mama Kanyana yakomeye amashyi? Ibi byose nibyo ngiye kukubwira. Icyo ngusaba ni ukudacokoza telefoni yawe. Umushutsi byo zana ka gatebe maze byose mbikubwira. Twese ngiye kubasaba akantu gatoya tukavugire rimwe. Tugiye kuvuga ngo ntihakagire utubeshya turajijutse. Twese icyarimwe aho waba uri hose ntubitinye, ntihakagire utubeshya turajijutse. Twongereho n'aka ngaka, ese we murakoze. Twese icyarimwe, ese we murakoze. Tuvuge n'aka ngaka, abashu ndabakunda. Twese icyarimwe, abashu turakundana. Noneho sasa kugira ngo byose mbikubwire, nimba uri mushyashya turakwakiriye abasanzwe hano, ndetse namwe musanzwe mumeze neza. Rero nimba uri mushyashya, reba aho hasi hari buto ya subscribe, ubanze uyikandeho, unafungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika umunsi ku munsi. Ese we murakoze. Abashunda bakunda. Ubundi nizere ko twadutebe twanyu mwatuzanye mukadushinga. Akenshi ntimukajye mwihutira ngo kujya kureba filimi ya nyayo, mujye muzana aha ngaha tubanze tubyigeho ndetse tunaganire, kuko filimi ya nyayo nta nubwo ni filimi nyine, ni ukuyireba, nta biganiro birimo, ndetse twebwe tubifite uburenganzira bwo kuba twabaganiriza abashu. Ese we murakoze. Ndasuhuza abarundikazi badukurikirana bari mu Burundi, abarundi b'abagabo badukurikirana, abanyarwanda b'abagabo ndetse abanyarwandakazi n'abandi bose, abadiaspora tutabibagiye bo mu bihugu byose, turabakunda cyane. Tugasuhuza impunzi ziri mu ntuze ahariho hose, mu nkambi zarizo zose zidukurikirana, zihangane ejo bizamera neza. Noneho ndasuhuza babashu banjye, abashu mumeze mute? Mugende muri comment mubanze mudushyiriremo twa tuntu tw'udutima dukubita. Numvaga mu mutima binkubitagura umutima, numvaga mu mutima binkubitagurira umutima, ati bumbu bumbu bumbu. Ubundi numvaga umutima wanjye uri gukubita, numva nabakumbuye mana we. Abashu abajya banyandikira kuri WhatsApp ndabasuhuje mwese, baruna ntago nabavuga muri benshi, ariko abashu banjye mwese mbakunda kubi. Ese we murakoze. Tuvugire rimwe icyarimwe, ese we murakoze. Ese we murakoze. Rero abashu ndabakunda cyane. Nimba uri mushyashya ukaba ugeze hano utarakora subscribe, banza uyikore kugira ngo tubigendanemo neza, unatange na like umusheri. Rega ndabakunda. Ntimukajye mwihuta yuko nahita ndasa ku ntego. Narababwiye ngo uzajya ureba ikiganiro kugeza kirangiye azajya amenya byinshi, sibyo abasheri? Ndabakunda mana. Ubundi mba nabakumbuye disi apucuri bibebe mana we. Njya babwira ngo mujye munyandikira nimba uri mushyashya. Reka mbanze ngoye nimero yanjye mbere yuko dukomeza kubyo Mama Kanyana yaratumye akoma amashyi, sibyo? Reba inimero ni 07 944 063 55 07 42 063 555. Watwandikira no kuri WhatsApp yacu, cyane cyane no kuduhamagara. Noneho turi kubafata abasheri. Arega turabakunda cyane, kandi ibi bintu ni ibyanyu, yicano ni iyanyu n'umuryango mugari wanyu ujya mu bashu. Noneho reka mbereka kandi kantu keza hari hasi muri comment. Ngiye gushyiramo WhatsApp, ngiye gukora groupe ya WhatsApp y'abashu. Aho hasi muri comment ndaba nasizemo link. Iraba isa gute? Iraba isa ubururu, iraba isa nk'ubururu. Uhita uyikandaho
maze wigire muri iyo gurupe tujye tuganira aho duherereye hose, tumenyane, arega tumenyane, abarundi, abanyarwanda n'abandi bose tumenyane, tuvugire icyare. noneho mureke mbereke, mwihangane ndi kubatindire, tuvugire icyarimwe, abashu tumenyane, tukavuga abashu tumenyane, aho uherereye ntugire isoni ngo uri mu bantu uvuga ngo abashu tumenyane. Abashu tumenyane. Rero bakunzi banjye, bakunzi b'inzira y'umusaraba, bakunzi b'iki, mwihangane nabatindiye ariko mbakunda kubi. Rero mama Kanyana benshi bazi neza ko bumvisha ibyo bavuze. Mama Kanyana ntabwo yigeze yumva ibyo bavuze yuko bagiye kumuroga, ahubwo we yari asohotse yumva umukobwa wa Nyirantambara avuga ati ese mama Kanyana we mumuhora iki ko ibyo avuga ari ukuri? Yego mama Kanyana ibyo avuga ni ukuri, ariko Nyirantambara murumuna we ndetse na Rugema ni abantu badashobotse cyane, murabizi kuva filime igitangira. Ese koko uyu mwana w'umukobwa yavuze ukuri? Namwe mwabibonye. Urumva rero ko akantu mwari mwibaza yuko yaba yarumvishe ibyo bavuze, ntabwo yigeze abyumva, ahubwo we yakoze ikintu kimwe, yumvishe bavuga ngo bamuhoye iki. Uyu mukobwa yaravuze ngo ese ubundi mama wanjye na mama wacu anti na mama Kanyana ko bapfa umugabo, njyewe turapfa iki? Iyo ngingo irakoma abashu. Ariko mwebwe simbabwiye ngo mugende mushwanire abakunzi, utamufite azaze mwikundire, dore nanjye naragumiwe, harya naragumiwe, simbizi, ariko utamufite nyine nanjye azaze mwikundire. Sibyo se abashu, nanjye mbakunda kubi. Rero mujye mwihangana kuko muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa. Mwana we, iyo mbibonye numva mbatekereje, numva nababona, abashu numva nababona, murakoze abashu, bye bye.